waje umutima wanjye gutegeye amaboko nka wa usiga ufunze nka Adamu nateze urubavu uvamo ariko noneho sinzi inzoka yagushutse. Koro, kuva twatana mpora mpumirije ifoto yawe mpora mu bwonko ngo mpore nyirorera yonyine nta kindi mbona. Iminsi myinshi sinari nguherutse. Ni ukuri niba urukundo rufite ibara, urwo ngukunda rurihariye n'ikararesi. Ndagarutse ngo nyakire. Ndabona ugarutse wikweje. Gusa mfite impungenge ko ikaramu yanditse ibiyangiriye ishyamba nkaba nari bwature byose byari ku mutima. Wowe wahinduye ifumbera itungo ryo mu rugo wanga gusa n'agasozi wavutse busa n'agatebe wari wiceho mu bisumizi mba muvunyi wa karema ngo ukunde utsinde. Ndabikubwira ntunkuriyemo ku giti cyazo twari tugezeyo umeneye umutima byimazeyo mbanye nk'itagira amahembe wisangiye ngo buririmba kurusha amasimbi n'amakombe. Ngwiki icyemezo nafashe cyarampenze ikiguzi natanze ni ukubabariramo indani nyuma yo kunsiga ngo mbe umugabo ariko ubu nateye uburezi gahima hondi naragutanze nibera igitego. Ikiganza cyanjye ku kindi cyabaye igitanda ndyamamo nkabona marayika ibyo byaje ari ikirere cy'igicu cyari kibuditse. None genda usubirane n'abo mudasangira ibyaye umutima uryohewe no ku cyinyoni cyapa wasize mu muhanda ugusanze cyarimuse nanjye naragiye kuva kuri indi si igikaze ubundi sindi no kumva ko ugarutse kunywa inzoga w'isi y'ibihaza. Bayi isukari yanjye wayishyize mu gatogo umunyu wanjye ushyira mu nshyushyu none ngo nongere nkwakirane ishyushyu nugariye amarembo watwaye intebe nicara heje agarutse matera ndyamaho yayibabarira. Have se wimbona nkugarukiye ngo uhitemo kwigurukira. Ndagarutse ngusiga nari nagusigisha vu nagenza amayira menshi mbura gusimbura nakwibuka byabiye byanjye nawe kera bikambuza gusinzira. Ubu naho wansaba kwambuka Pacifique nayambuka. Hagera tonga ariko rukundo kankizira itongo. No waransize ariko ubundiganiriza neza nkiyita sheri nari ndambi uko wanyweshaga nyiragashyi kanjye kwitama kandyohera nka beri ndahuze cyane ubundi guhiga ibiceri niyo ndushye ndisohokana nka makabyeri. Ngaho se ngwino witinye ubuki wanziritse kuwe mutima nkaba ntigera nshikiziriko ngo njye kona. Ni ukuri buri uko turi kumwe mba numva nta wagira hamendera ngo twinjirire ku rutara kuko amarembo y'urukundo twayagize urutare. Baby iyo utandi iruhande mba numva umutima wanjye wagize ubwambure. Tambuka wemye inyegere dusangire iki cyayi mu nzozi zanjye mpora mbona inseko yawe nakanguka nkamwenyura ngo nkwigane umusumba bose twikomereze duhinga izo tuzasarura kuri wa munsi nzambara ikoti. Ubuzima n'indabyo urukundo rukaba ubuki n'impamo igisore gishamaje rw'ikindi umuti bubamo ubundi nukenera amazi y'urukundo nzakubera ivomo ndi na kinubi mu nyundo. Gira uku kukwita inyamibwa sinaguheka nayise ejo yampinduka urukundo rw'iteka nzahora nkubwira ko ibyanjye ari byo byawe nta munsi uzashira ntakwise be. Ngaho se kamusha ubundi yaba ubwiza bwari uruganda rufite rogo simbore yarwo yari kuba wowe. Erega ndabona washishikaye nta n'isoni n'ubutoma budafashije ngo nyamibwa simbi ryanzonze isaro ryatatswe budasumbwa sini zanyita rudasumbwa urisoga intera kutaribwa. Biswama nisangiye utunze uburirimba kurusha amasimbi n'amakombe. Ufite icyerekezo n'intego y'ubuzima izameje ibikombe ziriya ndabuhora unzanira boshye umutubuzi wazo ntiziribwa. Ngo dusangire ibyaye abandi banywa divayi. Ndagiye kuva ku itabi sigikaze n'ubundi nta nzoga y'ibihaza. Bye. Oya se umbabarire basi niba rimwe njya ntuma wumva ko ntagukunda uko ubishaka burya ndagukunda kuruta uko ubiza hari nuko ntazi neza kugaragaza amarangamutima yanjye. Baby mbe rwemeye ko ndukunda rugatuma nizirika umukanda kucyo unsize mu gahinda ntarahwemye kukaguhinduka wahisemo ko mfata kunda. Dore byatangiye gake gake unyicaho mu minsi ikurikiye kumvugisha urabigabanya ugenda unkwepa uko umunsi ucyo unsiga mu rujijo nibaza icyo ubaye ako kanya. Uyu wari umunsi wo kubiganira nk'uko inshuti zakubwiye. Ese uribagiwe uko twakundanaga nta guteseka imisozi yose nterera inyanja zose nca imivumba ngo utigera ikibazo ko twirirwanaga untetera ikibi cyakubaho ukanakira nkakugabira buri kimwe nari mfite. Kuki uwo twenyegeje ntukiri kwaka myase nacana guhindutse ivu umusibo wari none ejo ukantahaho none ubereye intimbikira rubereye uburibwa umusemburo njye sinumva uko wiyambuye isaro. Ahari kumbabaza ubifitemo tara ubu nsize nk'inkweto nta taro cyangwa ikibuga nta baro kugiye kinda amata ya rudabari nzayabasha.
ese wibwiraga ko ari we muhungu wenyine tuvugana? Wowe nta n'uwo uzabona. Ese inshuro wampamagaye singufate wibwiraga ko buri gihe nabaga ndi mu kazi? Wari uzi ukuntu si inshuti watumaga zazaga tukaguseka ngo wayagaye? mbabajwe nuko Unkuriyemo ku giti cyinyoni Nyabugogo twari tuhageze byari ejo bundi ubuzima bugahinduka. Nakubonagamo icyizere none nanjye ngiye mu mubare w'aba expired. Yewe ubuzima bwose twabanyemo nari nzi ko wankundaga nawe wahoraga untera imibare unshyira ku munzani n'abandi ufite ngo uzatoremo udusumbye. Wabaga udashaka kumvugisha nanjye kukwishyura nkamara icyumweru ngo wumve irungu, nyamara n'ubundi utibuka ko twavuganye nyuma y'isaha ari njye victime. Mesaje 10 zanjye zigasubizwa n'iyawe imwe nawe yahaye na okay, nakubwira nti ndagukunda ukansubiza uti nanjye cyangwa urakoze gusa. Kwagutakamba kose nagize unsize ubu nibwo ndi kubona ko ahubwo kwarushagaho kukwereka ko ndize zengi imbere yawe na keya zose naguhagaze ari nko kugutera icyondo. Ndabizi ko uri kumfata nk'ikigoryi mu mutima wawe kubwo kukwinginga utanshaka. Ndabikwiye pe. Nkwiriye kwitwa kananga n'umwanya nakabaye nari kuba ndi kwiyitaho ubwanjye no gukora ngo mbe umuntu w'umugabo nawumaraga ntekereza ahantu hashya ndi bukujyana. Wambwira ko utakibonetse ku munota wa nyuma nti ntari bishiri wanjye uko ubishaka bibuku. Ariko kuva uyu munota igice cy'ubwonko cyagutekerezaga namaze kukibwira ko ntigeze nkumenya n'ubwo indani mu mutima ndi kuva igihe namaraga nkutekereza ndajya nkimara ntekereza ku buryo nanoza imishinga yanjye. Igihe gikwiye nzabona uwa nyawe. Narakerewe. Rwose ni ukuri nawe wansaba kwambuka Pacifique nayambuka nkagera Tonga, ariko rukundo ukankizira itongo. Rugera arambuka umuhanda muhiza arasonga ubugari. Nibagiwe amagambo yose agize interuro wambwiye uyu munsi ndi gusoroma amatunda ntari busarure hari inzige. Uko nakubwiraga ntikabava ko muzanjye mbavu ijwi ryanigiye mu muhogo rukundo ngwino unkize umuborogo nabitabye kera mu kinogo. Kweza uru rumuri rwo hahise ariko nikunze kuruta uko wabinkoreraga byamurikiye buzuba. Ikigwa nuko burya kwirengera umutwaro ku mutwe ugahagarara bidaterwa nuko ari munini cyangwa ari muto. Ahubwo urukoma rubanze nga tuteretseho nicyo kinyuranye umugabo ntuzangerere kubyo ntunzi kirenze n'ibitekerezo mbonamo. Waransize ariko ubu ndiganiriza nkiyita sheri nari ndambiwe uko wanyweshaga nyiragashyi kanjye kwitama kandyohera nka beri ndahuze cyane ubu ndi guhiga ibiceri. Iyo ndushye ndisohokana nkanywa akabyeri. Yego utaraza sinari nzi ko urukundo rwandyohera nk'uko rwakoze. Gusa icyanga cy'urwawe cyashize cyagihe unsiga nk'aho wampuzwe. Sinzi uko byakunda ko twasubira nk'uko byahoze. Waje umutima wanjye gutegeye amaboko nka wawe usiga ufunze nka gusa kwikunda no kwiyitaho byawubereye urufunguzo. Uyu munsi kuri benshi ndi icyifuzo.